twakire Rocky Kimomo ugiye kudutangira award y'umuhanzi mwiza wa hip hop waranze umwaka wa 2025 muri Isango na Muzika Awards. Rocky Kimomo, Best Hip Hop Artist of the Year. Best Hip Hop Artist of the Year is, can you guess? Chivumbi King. Rocky and Junior. Ntabwo rero Chivumbi King ari mu Rwanda, aho ari i Bugande rero, ariko ngo yohereje nawe bwana Junior Giti. Junior, mu ijwi rya Chivumbi mu ngano zitandukanye, tubwire ubutumwa bwe. Ndabashimiye cyane. Iyi niyo award ya mbere mu Rwanda igabura iha agaciro umuhanzi, baguha igikombe n'amafaranga. Ndashimira Isango Star n'itangazamakuru rikunda umuziki, nkanashimira mwese nk'abanyarwanda. Aya ni amagambo ndimuvuga Kivumbi nagara yanjye. So Imana ibahe umugisha for being there for Kivumbi, kandi ibingibi mumuhaye biratuma akora cyane kurushaho. Thank you Isango, thank you Randis, thank you mwese muri ahangaha. Imana ibandebere icyoroshye.